Nimwitegereza neza uburyo urwungano ngogozi rwanyu rwubatse, harimo ibimenyetso byinshi bigaragaza neza ko umubiri w'umuntu wubakiwe kurya ibikomoka ku bimera. Twatangiye kurya inyama kubera ikibazo cyo kubaho no gushaka uko twarokoka igihe kubaho byari ikibazo gikomeye. Icyo gihe umuntu yaryaga icyo abonye cyose, si ikibazo cy'imyizerere, si ikibazo cy'idini, kandi si ikibazo cya filozofiya cyangwa ubucurabwenge. Ni ikibazo cyo kumenya ubwoko bw'ibiribwa biha umubiri imbaraga n'imikorere myiza. Nuba ufite moto ikoresha esanse, ushobora gushyiramo mazutu nkeya igakomeza kugenda, ariko se wayikoresha mu isiganwa? Oya, ikibazo rero ni iki? Ushaka kubaho ute? Ushaka kubaho uri ku rwego rwo hejuru rw'ubuzima, cyangwa ushaka gusa kubaho uko bishoboka? Niba ushaka gusa kubaho, urya icyo ushaka cyose nta kibazo, ariko niba ushaka ko umubiri n'ubwonko bwawe bikora neza cyane, hari uburyo bwihariye bwo kurya. It seems Yuan Sen somewhere says, I have not read it myself, it seems he says that Indian people are unusually intelligent mainly because of their fruit consumption. Murakaza neza kuri iyi channel ya Jean Paul Official, umuyoboro bagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima bwacu bwa buri munsi. Mukande subscribe n'inzogera niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, namwe muzajya mugira amahirwe yo kugezwaho ikiganiro twabateguriye uwo mwanya. Nkunda ibiganiro by'ubuzima, ariko ngakunda cyane inzobere zabikozeho ubushakashatsi zikabimenya byimbitse. Uyu mwanya turi kumwe na muganga Sadiguru, umucurabwenge ukomeye mu bacurabwenge bake basigaye ku isi. Agiye kudusobanurira ibyo kurya bikungahaye kandi byatuma umuntu agira ubuzima bwinshi. Ibi byo kurya birakungahaye cyane kuruta ibindi byose ku isi yose. So in India, right now fruit consumption is at 4%. Sadigura akomeza agira ati, niba ufite ubushishozi uzabona ko umubiri wawe ukora ku rwego rutandukanye rwose, kuko ibiryo ari lisansi y'umubiri. Si idini, ntibisaba kubyizera, bisaba kubigerageza. N'uburyo ibikomoka ku bimera ugomba kurya witonze kandi utekereza. Ugomba kwitondera kugira amoko atandukanye y'ibiribwa. Imirire ntabwo ari ibintu bipimika gusa cyangwa amakuru yemezwa n'ubushakashatsi. Imirire ni ikintu gifasha ubuzima bwawe. Muri ubwo buryo rero, imyaka gakondo nk'uburo millet bufite ubushobozi bwo gufasha umubiri w'umuntu mu buryo bwinshi. Uburo bufite proteine nyinshi kurusha ibindi binyampeke byinshi, bufite kandi calcium nyinshi, ubutare, iron n'izindi ntungamubiri nyinshi zidapfa kuboneka muri kawunga n'umuceri abantu benshi barya muri iki gihe. By'umwihariko muri Karnataka hashize nk'imyaka 40 buri rugo rwagiraga indyo ya ragi mude yarizwe cyane, kandi ragi ishobora gukorwamo ibintu byinshi. Hari ragi ambure abana banwaga bakiri bato, hakaba ragi dosa na ragi roti n'ibindi byinshi. Ikintu cyose wakoresha umuceri uragikora, ushobora no kugikoresha kuri ragi. Kandi ragi ni ibiryo bitunganyijwe mu binyampeke by'uburo, ariko ubu abantu baguye mu mutego wo kurya ubwoko bumwe bw'ibinyampeke gusa. Nimutangira nibura gusimbuza 50% by'ibyo murya mugakoresha uburo, nubwo mutabasha kugera ku 100% kubera ingendo cyangwa izindi mpamvu, muzabona ibintu bitatu. Icyambere, ubuzima bwanyu muri rusange n'imbaraga z'umubiri biziyongera cyane kurusha uko bimeze ubu. Icya kabiri, muzashobora kurya ibiryo bike ariko mukomeze kugira imbaraga no kugumana ibiro byiza. Ikindi cyiza cy'uburo ni uko busohora isukari gahoro gahoro mu mubiri. Isukari ntihita izamuka vuba, ibyo bituma umuntu amara igihe kirekire adashonje. Ibi bifasha cyane abantu biyiriza ubusa cyangwa bakora intermittent fasting, kurya inshuro nkeya ku munsi. Uburo bushyigikira cyane ubwo buryo bwo kubaho. Ikindi kandi, uburo bufitanye isano ya hafi n'ubutaka mutuyemo. Ni igihingwa gisanzwe kiba muri ubwo butaka, kandi icyo nicyo cyiza mu kiribwa, kuko ubutaka, isi n'umubiri wawe atari ibintu bitandukanye, ni kimwe. Ese ibi tuzabimenya ubu tukiri bazima cyangwa tuzabimenya ari uko tumaze gushyingurwa? Icyo nicyo kibazo. Uburo rero bukwiye kongera kuba mu buzima bwacu. Buri muturage ufite inshingano akwiriye kubikora ku bw'ubuzima bwe, ku bw'igihugu,
ku bw'isi no ku bw'urusobe rw'ibinyabuzima byo ku isi, kandi cyane cyane niba mufite abana bakuru, uburo bukwiriye kuba mu rugo rwanyu. Ikindi cyiza gikomeye cy'imboga rwatsi ni uko zitanga ubutare iron ndetse zikagira fibre nyinshi, ifasha ibiryo kunyura neza mu rwungano ngogozi. Ibi bishatse kuvuga yuko imboga ziza ku mwanya wa kabiri ku biryo umuntu akwiriye kwibandaho. Icyatsi kibisi cyo ku mababi gifite ibintu byitwa protoplasme biha amabara ibara ry'icyatsi. Iyo ubiriye ari bibisi ntushobora kubisya neza, iyo ubitetse umubiri wisya igice gusa. Hari ibyo umubiri ufata muri ayo mababi, ibindi bikigendera gusa, ariko bifite undi mumaro ukomeye. Fibre ni imwe muri iyo, kandi iyo umuntu arya amababi menshi y'imboga cyane cyane ari mabisi, akora nk'uburoso, afasha gukuraho ururenda ruba mu nzira y'igogorwa, maze umuntu akarushaho kugira ubuzima bwiza. Niba mutunze imbwa cyangwa injangwe mu rugo, mwabonye ko rimwe na rimwe zirya ibyatsi, kandi si byo biryo byazo bisanzwe, zibikora kugira ngo zisukure ururenda ruba mu mubiri wazo. Zo ziba zifite ubushobozi bwo kumenya igihe umubiri wazo wuzuye ururenda. Abantu bo bafite ururenda rwinshi cyane ku buryo batabasha kubibona. Mu by'ukuri umuntu yagakwiye kubimenya. Kimwe mu bintu by'ingenzi byo kurya imboga rwatsi ni uko zifasha gukuramo imyanda n'ibintu bidakenewe mu mubiri, ariko bisaba nibura amasaha 28 cyangwa nibura hagati ya 18 na 20 kugira ngo bikore uwo murimo neza. Niyo mpamvu niburya imboga rwatsi ukwiriye kuzirya kare ku manywa cyangwa mu gitondo, kugira ngo ejo zifashe umubiri gukora neza no kwisukura. Niba uziriye nijoro ntuzungukirwa cyane n'uwo mumaro. Ugomba kuzirya hakiri kare ku munsi. Nk'uko mubizi, ibiryo byoroshye gusya kurusha ibindi ni imbuto. Igogorwa rifitanye isano n'umuriro wo mu gifu cyangwa digestive fires. Niba ushaka uwo muriro kukora neza cyane, imbuto nizo nziza kurusha ibindi biribwa. Imbuto zishobora gukora ibintu bitangaje mu mubiri. Kurya imbuto zihagije bishobora guhindura cyane umubiri wawe. Umuntu ashobora kugira ubuzima bwiza, imbaraga no gukora cyane uko yaba abayeho kose, ariko niba ukora imirimo ivunanye cyane nk'ikorwa n'umuntu ucukura buri munsi akoresheje amaboko, ushobora gusonza buri masaha 2 iyo urya imbuto gusa, kuko zigogorwa vuba kandi ntushobora kurya nyinshi cyane icyarimwe. Icyo gihe ushobora kumva igifu kirimo ubusa kugeza ugeze ku rwego rwo kuba ushobora kugira igifu kirimo ubusa ariko gifite imbaraga. Inzara iba ari uko ingufu zirangiye, nk'uko batiri ishiramo umuriro. Ariko abantu benshi muri iki gihe iyo bumvise igifu gisa n'ikidafite ibintu byinshi, bahita bumva bashaka kurya. Kugira ngo umuntu arenge iyo myumvire, bisaba ubushishozi bwo kumenya ko ushobora kugira igifu kirimo ubusa ariko gifite imbaraga zihagije. Iyo imbaraga zitangiye kugabanuka nibwo urya. Niba umuntu ari ku ndyo y'imbuto gusa, ashobora gusabwa kumara igihe kinini arya kugira ngo abashe kurya imbuto zihagije. Icyiza ni uko ushobora kurya bike ariko ugakomeza kugira imbaraga no kugumana ibiro byiza. Isukari yo mu mubiri ntihita izamuka vuba, ndetse kandi ntuzumva ushonje mu gihe kirekire. Imbuto zitanga ubutare ndetse na fibre nyinshi. Niba ushaka gukoresha neza ubwonko bwawe no gukora imirimo y'umubiri, imbuto zirafasha cyane. Ku manywa ni byiza kurya imbuto gahoro gahoro kugira ngo ubashe kuzirya zihagije, kuko kubera uburyohe bwazo umuntu ashobora guhita yumva haze atariye nyinshi. Hari kandi isaha y'umubiri ikora imbere muri twe. Reka tuvuge ko wari usanzwe umara iminota 10 cyangwa 12 urya ifunguro risanzwe. Niyo urya imbuto, umubiri wawe ugeze kuri iyo minota uhita uvuga uti urahaze, nubwo utariye izihagije. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kwitonda akarya arenze iyo minota kugira ngo abashe kurya imbuto zihagije. Umubiri uba ukurikirana igihe, ntabwo bureba uko igifu cyawe cyuzuye, ariko niba uri ku ndyo y'imbuto gusa kandi ukura cyane ku mubiri, ni byiza kurya 3 ku munsi, kandi benshi muri mwe mushobora kuba musanzwe mubikora. Icyakora wanarya 2 gusa, ukarya mu gitondo no ku manywa gusa. Niba uryama amasaha 6 cyangwa 8 mu masaha asigaye 16 cyangwa 18 yo ku munsi, kurya 3 birahagije cyane. Ariko intwari kugeza kuri iyi saha zirya 2 ku munsi.
Iyo urya imbuto nyuma y'amasaha 2 ushobora kongera kumva igifu kirimo ubusa. Ugomba rero kumenyera kugumana imbaraga nyinshi. Nubwo igifu kirimo ubusa ntabwo biba bisobanuye ko ukwiriye kurya. Icyo gihe nibwo ubwonko bukora neza cyane, nibwo umuntu akora neza kurusha ibindi bihe byose. Bizakugirira akamaro niba ushaka gukoresha ubwonko bwawe neza no gukora ibikorwa by'umubiri. Imbuto zizabigufashamo neza cyane, uzarushaho kugira ubuzima bwiza. Yego rwose imbuto zishobora gukora impinduka nziza cyane cyane muri iyi si tubayemo uyu munsi. Ni ingenzi cyane kuko muri iki gihe abantu bahabwa agaciro cyane kubera uburyo bakoresha ubwonko bwabo. Kuri ibyo rero imbuto zigira umumaro munini cyane no ku bijyanye no kurengera ibidukikije. Kurya imbuto nicyo kintu gifite ubwenge kandi cyiza kurusha ibindi. Wowe imenyereza aka kamenyero niba ushaka kwivura nko mu minsi 7 cyangwa ukwezi. Mu gitondo ukibyuka unywa amazi y'akazuyaze, ntihashira amasaha 2 urya imbuto zihagije. Nyuma ya saa sita wongere unywa amazi nka saa sita cyangwa saa 7. Noneho hagati ya saa 8 na saa 9 urya imbuto zihagije. Nugera nijoro kumva urashonje uzirengagiza inzara wiryamire. Umunsi umwe gusa uzakuzanira ibisubizo byiza utigeze ugira mu buzima bwawe. Ngaho kanda subscribe n'inzogera tuje twibanira buri munsi muri ibi biganiro utapfa gusanga ahandi. Icyakora niba waramaze gukanda subscribe n'inzogera, wowe urabona yuko urushaho kugira ubuzima bwiza bitewe n'impanuro tudahwema kugusangiza buri munsi. Akaryoshye nakagaruka, mbaye mbasezeyeho naho ubutaha.